Yesu nashimwe cyane abakunzi ba Holiness Philadelphia ndabashuje mwese aho muherereye amahoro y'Imana abane namwe. Mwene data wumviriza ubutumwa bwiza Imana iguha umugisha. Wewe utarakora sabone ku isheni ya Holiness Philadelphia, ndagutumiye ku isheni ya Holiness Philadelphia kugira ngo uze wumviriza ubutumwa bwiza. Kino gihe tugezemo ntago ari igihe cyo gusinzira, ahubwo ni igihe cyo gukanura. Ntago ari igihe cyo kurangara, ahubwo ni igihe cyo kuba maso tukiyubara, kubera ko dufite umujura mu buryo bw'umwuka. Uwo mujura ni Satani, niwe agerageza kwiba icyo umuntu aba yarakiriye, maze agaca abiba imbuto mbi mu muntu. Yesu Kristo nabagiye neza bene data. Yesu Kristo aze abahe iherezo ryiza. Umuntu wese yaba yumviriza ubutumwa bwiza ku isheni ya Holiness Philadelphia, ndakwinginze mwene data ushayiringe ubutumwa bwiza kugira ngo abantu b'Imana bakizwe, kubera ko Yesu Kristo arimo arashaka umugeni we yazimiye. Yamara iyi video uyirungikiye mugenzi wawe yarazimiye, arashobora kuzimuruka mu izina rya Yesu, kandi nawe ukazabihemberwa kubera ko ari we wakoze igikorwa cyo gushayiringa iyo video. Yesu nashimwe cyane. Nkuko nababwiye, iyi sheni ni yivuga ubutumwa bwiza, ni sheni ija ko ubutumwa bwiza gusa buyobora umuntu kuja mu ijuru. Yesu Kristo nabaha umugisha. Uyu munsi ndabafitiye ijambo ry'Imana. Umuntu wese yaba afite Bibiliya arashobora kuyifata maze akazingurura. Uyu munsi turasoma ijambo riri muri Matayo igice 5 ku murongo wa 27. Matayo 5 ku murongo wa 27. Imana yo mu ijuru nitugire neza twese. Mwene data, urashobora kuba warazimiye yamara nuzimuruke. Murashobora kuba mwumviriza bidafite umutwe n'amaguru, ibitabayobora mu gakiza, yamara ibyo ngibyo ni mubireke, kubera ko muri ko murazimira. Umwami Yesu araje aje gutwara umugeni. Mwene data, wari ukwiye kwitegura by'ukuri. Ni witegure, ni wirebe ibyiri murakora. Urebe ibyiri murakora bitari byiza, maze ubyiyambure kugira ngo umwami Yesu niyaza azasange umeze neza. Dusenga Imana. Uwera Mana nyene icyubahiro, ndi imbere yawe data, durengeye gukora umurimo wawe. Ndakwinginze Yesu Kristo ugire neza umuntu wari wese agiye kumviriza ubutumwa bwiza. Mu izina rya Yesu Kristo ndafashe mbere imyuka yose y'abarozi. Mu izina rya Yesu Kristo ndafashe mbere abadayimoni bikuzimu n'abo mu kirere. Mu izina rya Yesu Kristo Munazareti ndabohesheje ikintu cyose kitari icawe. Mu izina rya Yesu Kristo Munazareti ndakwinginze ijuru imanuke maze rinkikuze, uburinzi bwawe bukomeye bumanuke maze buyane nanjye. Mu izina rya Yesu Kristo Munazareti ndakwinginze data twese umwuka wera amanuke maze haleluya nshigikira umurimo wawe. Data twese ndakweretse bano bene data Mwami Yesu bagiye gutega amatwi ijambo ryawe. Ndakwinginze Mwami Yesu Kristo aho umugisha kandi icyo bipfuza ukibahereze mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami Yesu Kristo, ndakwinginze ubarindire ubugingo. Urakoze Mwami, uze unabahere n'iherezo ryiza.
urakoze data wa twese, nsabye nizeye kubyumvishije ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tudatinze dusome ijambo ry'Imana. Mwarumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane, ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese araba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima wiwe. Yesu Kristo natugire neza. Ijambo ryitwa ntugasambane. Abantu babaye abasambanyi. Mwene data, urebye umugore ukamwifuza, si umugore gusa, urebye umukobwa ukamwifuza, nubwo mutaryamana umubiri ku mubiri cyangwa se ngo umukore kure, umurebye n'amaso yawe gusa ukamwifuza, ukamwinjiza mu mutima wawe no mu bitekerezo, ubusambanye n'uwo muntu. Niyo mpamvu nkunda kubwira abakobwa n'abamama bambare bikwize, bambara imyenda ikwiye, ntibaze bambara imyenda ikurura abagabo n'abasore. Iyo umusore abonye umukobwa akamwifuza cyangwa se akabona umugore akamwifuza, aba aryamanye nawe mu mutima wiwe. Yesu nashimwe cyane. Hariho abagabo usanga biyorohereza, baca inyuma abagore babo mu buryo bwo gusambana n'abantu nk'uko nguko. Ugaca usanga bariyorohereza ngo ntago ndi umusambanyi, kandi ubwo wifujije umugore wa mugenzi wawe, kandi ubwo warebye umukobwa hariya uramwifuza ngo muryamane nawe. Ubwo mu rugo iwawe ufite umugore, urashobora kuvuga ngo ntiwasambanye, nyamara wasambanye, waciye inyuma umugore wawe. Ni gute wamuciye inyuma? Mw'uwo mwanya uba washyize uwundi muntu muri wewe. Bishatse kuvuga ko uba wafashe umugore wawe ukamukura mu mutima wawe cyangwa se mu bitekerezo byawe, ukamushyira hariya ku ruhande, hanyuma ugaca winjiza mu mutima wawe no mu bitekerezo byawe uriya ubonye ari mwaranyura mu muhanda, uriya mwahuye mu rushengero, uriya mwahuriye mu isoko, uriya akaba ari wo ushira muri wewe mwako kanya. Yamara mu gihe umutekerejeho ufite undi mugore, mu gihe umutekerejeho cyangwa se wumvishije mbese agize iki agukuye n'umubiri wawe ku buryo ushuha kwera uwo muntu, umenya ko ubusambanye n'uwo muntu, ubusambanye n'uwo mukobwa, ubusambanye n'uwo mama. Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu umuntu akwiye kwamasaba Imana imbabazi, kwama yatura by'ukuri, kubera ko ibiriko birakurura abantu ni byinshi. Yesu nashimwe. N'umugore n'umukobwa, iyo abonye umugabo wa mugenzi we cyangwa se umusore yambaye neza, umusore namwe murabibona, iyo umukobwa cyangwa umumama yifujije umuntu abasambanye nawe. Niyo mpamvu abantu bakwiye kwiyubara. Abantu bakwiye kwiyubara kubera ko ubusambanyi bwabaye bwinshi mu mitima y'abantu no mu bitekerezo. Yesu nashimwe cyane. Hari igihe abantu bagenda muri masaje, sinzi ko mwebwe mu byumva masaje ngo ni ukumasa, ugasanga umugabo agiye ahantu batangira masaje, kandi ubwo hakorera umugore aho hantu, hanyuma agakura imyenda yose akagarama, umukobwa akagira atangira akamumasa, akamufyonda kunda ku mabere, kuki hose, ku matako hose akamufyonda ngo arimwe aramumasa naho arimwe aramukaresa. Aho ngaho havu wamaze gushuha, wamaze gusambana nawe inshuro nyinshi, kubera ko umukobwa ugukorakora cyangwa se umugore ugukorakora ngo arimwe arakumasa wambaye ubusa. Mwene data, ibyo byose ni ibintu biriko birica abakristo.
ni ibintu biriko birica abantu. Yamara wewe nimba uzi ko uja muri masaje ugakura imyenda ngo barakumasa bakakumasa, ukwiye kwihagarika, kubera ko ntiwiyumvire ko woba witeze ijuru, kuko abantu ameze nkawe nta juru bafite. Mugenda mwiyambika ubusa ngo mugiye ngo kuri za masaje. Abagore nabo bakagenda bagakura amakareso, bagakura amajipo n'ibintu byose bambaye, bakarambarara ku butanda ngo bagiye kubamasa. Ugasanga umugabo niwe ari mwaramukorakora ku mabuno, amukandakanda ku mabuno, ku matako, fyonda amabera, fyonda hehe, ngo ngarimo ngaramumasa. Yamara mwene data aho ngaho akurangiza bamaze gusambana nawe incuro nka zingahe. Nimurekeraho ibyo bintu murekeraho, kubera ko muri ko murarimbuka mwene data. Iyo nzira urimo ntabwo ari nziza, ni inzira yo ija n'umuntu ikuzimu. Yesu nashimwe cyane. Nimba uzi ko ugenda muri masaje ukavuga ngo uzaja mu ijuru ntacyo ufite, kubera ko byonyine watumye uwo ngo ari mwarakumasa akwifuza kuryamana nawe. Yesu natugiye neza. Mukagenda ngo bagiye ngo kubamasa, ngaho amaguru murayateze, bagiye ku maguru barafyonze, amaboko barafyonze, ngo arimo barabamasa. Umugore akagenda ngo kumaswa, ngashaka ngo bamuhe masaje, agatanga amaguru ye, umugabo akamurengeraho, akamumasa, akamukirigita ku maguru no ku maboko. Aho ngaho byonyine ayo maguru yawe azayarangiza bamaze kwiyonona ko wa mugore we. Ndakubwiza ukuri ntabwo nyura ku ruhande, kandi nababwiye ko nta soni ifite byo kuvugira Kristo. Azarangiza kukumasa kwayo maguru wamaze kwiyonona ko. Ibyo ngibyo muri ko murakora ni mubireke bene data. Ibyo bya masaje byavuye ikuzimu, ni Satani yazanye ubusambanyi, ni Satani ashaka abantu basambana mu mitima, basambana by'ukuri. Rero mwene data wari ukwiye kuyibara, mwisago nta mukristo aba akwiye kuja muri zo za masaje. Yesu natugiye neza. Hariho utwumba abagabo bajamwo bamaze kubamwa. Abagabo baragenda kwimwisha, bamara kwimwisha bagaca bajana mu twumba, bakozwa n'abagore mu mutwe bagashinyiriza. Abagabo bagashinyiriza amenyo bakanikira, ngo barimo ngo baraboza mu mitwe. Ngo barimo baraboza mu mitwe, naho bariko barabakaresa. Aho ngaho uwo mukobwa cyangwa uwo mugore azarangiza kukoza yiyononye ko, cyangwa se wowe wiyononeye ko. Ntabwo ari byiza. Ubusambanyi nawe, ubwo busambanyi ni mu buhagarike. Umusambanyi wese nta juru afite. Mwene data wari ukwiye gutegura ubugingo bwawe. Ni murebe ubugingo bwanyu nukuri, naho ubundi muzagira iki, muzarimbuka. Nta mukristo nyamukristo akora ibyo. Nimba barangije kukumwa, wari ukwiye kuja gukaraba mu rugo, ukaja koga umubiri wose, ariko ukareka gutega umutwe hariya n'amenyo wanike washize hejuru, ngo umukobwa cyangwa umugore ngarimwo ngarakoza mu mutwe. Ayo maboko yawe si yabaye iki? Wagiye mu rugo koga, amazi mu rugo iwawe yabuze. Bene data, uko muko niko mwikurira ubusambanyi, ugasanga mwiyononye ko yamara musambana n'abantu mu mitima yanyu no mu bitekerezo byanyu. Uburebye umugore akamwifuza, abasambanye nawe mu mitima ye cyangwa se mu mutima we. Mwene data wari ukwiye kwiyubara, ntuzurimbuke. Yesu nashimwe cyane. Utwo twumba utwo ni twinshi muri Afrika turuzuye. Ugasanga umugore ari mwarakumasa. Bene data mwari mukwiye kwiyubara by'ukuri. Bene data, Yesu Kristo araje, aje gutwara umugeni. Umusambanyi ntazaje mu bwami bw'Imana. Yesu nashimwe. By'ukuri birababaje kuvuga ngo umukristo ukagenda muri masaje, ukagenda ugakura imyenda bakakumasa, ukajyama ububamye, bakakubitagura ayo mabuno yawe, bakayakubitagura ngo ariko barayamasa. Aho ngaho nawe niho uguma ugenda n'amaso yadegeye, kubera gushaka uwo muntu, kubera gushuha.
bakarangiza kumasa wamaze gusambana nawe incuro. Bene data nakazi kanyu ni ukuri muzarimbuka niba mukomeje mukora ibyo bintu. Haleluya. Yesu Kristo yaje mu isi kugira ngo agukure mu uwo mugozi wa shetani urimo. Yamara we ntabwo bikeneye. Icyo ushaka kugumuboshwe na shetani byonyine. Yamara nimwiyambure shetani kubera ko igihe cya shetani cyo kurimbuka kirageze. Kiregereje. Mwene data, nimba udashaka guhunga satani by'ukuri muzarimbukana, kandi nicyo cyifuzo cya shetani. Shetani cyifuzo cye ashaka umurimbukana, ariko niwamuhunga iyo migozi yagutekeje igacagagurika mu izina rya Yesu, ukemera Yesu Kristo akubamo, akakubera itara, kubera ko Yesu Kristo ni itara mu muntu. Iyo amaze kuja mu mutima w'umuntu ababaye itara, aramurika, aho ugenda hose arakumurikira. Mwene data, wari ukwiye kwemera Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, maze ukava mu byaha. Ibyo byaha byakuboshe ukabivamo. Nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ngo ntugasambane. Mwene data, muriko murikinisha, yamara ntabwo ari byiza. Mwari mukwiye kwisubiraho maze mukareka ibyo byaha byanyu. Ntabwo turi butinde, tugiye gusenga Imana, maze Imana ibagire neza. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Ndagushima Yesu umwami w'abami, ukuntu wangiye neza, ukuntu ubanye nanjye muri aya masaha y'ijambo ryawe. Imana, ndakoretse umuntu wari wese bwumvise ubutumwa bwiza, umumugisha. Urakoze Yesu, ndakwinze Data wa twese ubarindira agakiza kabo. Nsabye nize kubyumvishije n'izina rya Yesu Kristo. Amen.